bakagerayo amahoro. Bene mbere bibanzirizwa n'imyiteguro bakayisoza neza, hanyuma bakaza kwinjira mu gikorwa nyirizina bakagikora, bakagenda bagakora ibada ya hijja iremereye mu by'ukuri. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yayise ngo ni jihadi ariko la qitala fi, ni urugamba ariko rudafite imirwano, ariko ni urugamba niko intumwa y'Imana yayise. Ubwo rero uru rugamba impamvu nuko rusaba imbaraga, rusaba kwihangana, rusaba mbese umuhate. Rero turashimira Imana ko yabajyanye amahoro abahaji n'abahajati bacu kandi kabibagaruye amahoro. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko hijja yabo bakoze bahaji n'abahajati, Allah bashyirire hijja yanyu, ayibashyirire ku mizani y'ibikorwa byiza, kandi azayigire impamvu yo kubabarirwa aho mwakosheje nk'abantu, kandi hejuru y'ibyo byose Allah twese azaduhurize mu ijuru. Allah rero bakirire hijja yanyu, ibahindure ibagire beza kurusha uko yasanze mumeze. Nubwo mwari musanzwe muri abagaragu beza b'Imana, ariko ubu noneho nyuma ya hijja turasabwa kurinda hijja yacu. Reka tuyibare nk'umuntu wambaye umwenda wera. None ahangaha tubasabe tuti nyamuneka mwirinde gushyira ikizinga n'icyasha mu mwenda wanyu wa hijja mwambaye. Imana rero ibashoboze kuzakomeza kubungabunga hijja yanyu. Ku bandi bayisilamu n'abayisilamukazi n'inshuti z'aba bahaji n'imiryango yabo, namwe twagira ngo tubashimire, mwitabiriye kubaherekeza, mwitabiriye kubakira. Iterambere ryaraje, turi mu gihe cy'itumanaho, gahunda zo muri hijja nyinshi mwarazikurikiye, ntabwo twakwirirwa tubitindamo. Uko babaga babyutse baramutse, ko bwabaga bwije, amakuru mwese mwavuganaga n'imiryango yanyu n'inshuti nabo mwasize. Ariko noneho no mu rwego rwo gukurikirana, natwe nk'ubuyobozi twakurikiranaga umunsi ku wundi, twarakurikiranaga n'ibyo mwandikaga kuri iriya groupe byose twarabisomaga. Ubwo hari amasomo tuzakuramo yo gukomeza kunoza ubutaha. Ariko twagira ngo tubashimire, nagira ngo tubivanye ku mutima dushimire timu mwajyanye, abayobozi bari bakoye na Sheikh Jamiru n'abandi mwari muri kumwe, timu y'abahaji, uko baduhaga gahunda. Sheikh Jamiru yaduhaga report buri munsi. Mu by'ukuri yarabashimye yuko mumufasha kandi mwuzuzanya. Turabashimira rero, kuko iyo umuntu ayoboye abantu bakamufasha bakuzuzanya bakajya inama, birushaho kugenda neza. Ubutumwa rero nagira ngo nanone nkurikizeho tubivanye ku mutima, dushimire itsinda ryateguye hijja uhereye mu myiteguro ya mbere, kuko hijja itegurwa umwaka wose. Rero hari abatararyamye, hari abavunitse, turabashimira cyane. Barimo komisiyo y'imigenzo y'idini, harimo n'abayobozi mu nzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda zitandukanye, bose turabashimira cyane ubwitange bagize. Imana buri wese ku musanzu we Allah azamwakirire yakoze. Nagira ngo rero, kugira ngo taza gufata umwanya tugane ku musozo, nagira ngo mbere icyo ndi busozerezeho, reka mvuge ikibanziriza icyo nsozerezaho. Nagira ngo nsabe abayisilamu n'abayisilamukazi, mbabwire ngo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda witeguye kwakira ibitekerezo. Tuzagira umwanya, abahaji turabatumiye, turaza no gushyiraho n'urubuga rwo mu buryo bw'ikoranabuhanga, n'utabasha kutugeraho wenda atuye kure azaduhe ibitekerezo, avuga ati hano bigenze neza byaba byiza. Twaragerageje, ariko nyine ibintu bihora binozwa, ibintu bihora binozwa. Rero tubijeje yuko ku byo mwabonye ubutaha, dushingiye ku byifuzo n'ibitekerezo byanyu, ubutaha hari ibindi tuzongeraho nanone, kugeza gukomeza gutyo. Ubwo rero duhaye ikaze ibitekerezo byanyu, twiteguye kubyakira rwose, muzabitugezeho, hanyuma tuzanoze kurushaho. Nubwo tuzi ko ibyakozwe hageragejwe icyo twakwita kumariramo imbaraga kugira ngo bigende neza, ariko ibintu bihora binozwa. Ku bayisilamu n'abayisilamukazi, nagira ngo bakangurire abandi bifuza kuzajya Imaka, bafite ubushobozi, nimutinze icya hijja. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ariko mbasabe mujye mwiyandikisha kare.
twagira ngo dushimire bano bahaji kubera ikintu cyatumye dutegura hija nta mpagarara nta bwira buhari cyane nuko mwiyandikishije kare. Iyo umuntu yandikishije kare akanishyura kare agakora ibisabwa mbere rwose bifasha gutegura neza. Twagira ngo rero dukangurira abandi itangazo turifuza ko rwose bitarenze ukwezi kumwe inshallah itangazo rya hija rizasohoka. Ubwo twagira ngo tubasabe muhite mutangira kwiyandikisha kugira ngo dutangire gutegura hakiri kare. Ubwo rero ubushobozi bw'Imana. Hanyuma ikindi nagira ngo babwire ngo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ni umuryango wizewe mu mahanga, ufite wemewe na Ministeri ya Hija yo muri Saudi Arabia. Ntabwo umuryango wategura ibi ngibi utemewe muri kiriya gihugu, ntabwo byashoboka. Ibyo rero nagira ngo babwire ko rwose umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ufite ijambo hariya kandi wemewe n'igihugu cya Saudi Arabia binyuze muri Ministeri ya Hija. Nagira ngo rero mbashimire ko mwaje kwakira abavandimwe banyu nkuko mwaje no kubaherekeza. Namwe abatari bashobora kujya Imaka Imana izabashoboze, nabagiyeyo no gusubirayo, hari umra, hari hija, hariya ni ahantu hatagatifu ko umuntu abishoboye kose yajya hagana akajyayo gukora ibada. Nagira ngo mbabwire birahagije ufite n'ubushobozi gutega indege gusa ukajya gusarira hariya wenda iswala z'umunsi umwe ukagaruka kubera ingabire n'ingororano n'ithawabu zikomeye cyane. Aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwaha illa al-masjidul haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwaha. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo iswala imwe ikorewe mu musigiti w'intumwa y'Imana w'i Madina ubona ingororano n'ibihembo imbere y'Imana byikubye igihumbi ku masengesho akorewe ahandi. Ngo keretse gusa ibiruta aho ngaho ni iswala ikorewe mu musigiti w'Imaka al-Masjidul Haram hariya kuri al-Kaaba. Intumwa y'Imana avuga ngo naho iswala imwe ikorewe kuri al-Kaaba ari Imaka iruta iswala ikorewe ahandi inshuro 100,000. Nuvuga ngo yikubye inshuro 100,000. Ntabwo ari inshuro 100, ni inshuro 100,000. Izo nshuro zirahagiye ko umuntu yatega indege nkuko arujya kureba umupira n'ahandi cyangwa akajya mu butembere agatega indege akajya gusarira hariya wirengagije n'ibindi bikorwa zahakora. Nkasoza rero tugira ngo tubasabe kuziyandikisha kare kugira ngo gahunda zigende neza, tunabizeza ko tuzakomeza gufatanya n'izindi nzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kugira ngo tunoze gahunda za hija n'imitegurire yazo hifuzwa serivisi nziza. Nagira ngo mbabwire ngo aba bahaji mubona batugeze hano ku isaha ya 5:10 nagira ngo mbabwire ko basariye salatul fajiri i Madina. Sibyo bahaji? Nimwasariye salatul fajiri Madina. Rero ubwo nuvango bakoresheje amasaha 4. Ubungubu umuntu wahagurutse Madina ku byari bisanzwe bajya kunyura Jeddah baje na bisi bari kuba bakiri urugendo hagati batari bagira na Jeddah aho baza gutegera indege bakirwana na bisi, ariko bageze hano kubera nyine rwa rugendo uburyo rworoshye muri ya ndege ibazana ikabasubizayo nta handi hagaze. Rero soza navuze sozerezaho nagira ngo mu by'ukuri mumfashe dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Bababwiye uburyo igihugu hija aho bari nk'abanyarwanda baba bari kumwe n'igihugu cyacu. Iyo ni imiyoborere myiza aho umunyarwanda ari ku isonga. Ambasaderi nyakubahwa ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cya Saudi Arabia aho akorera ni Riyadi kubatahazi kuva Riyadi uza i Jeddah aho yaje kubakira bahageze akanabazimanira akanabaganiriza nka ambasaderi w'igihugu ubwo ni leta ni igihugu cy'u Rwanda cyabakiriye. Ndagira ngo babwire ngo ni ibirometero bigeze hafi ku 1,500. Hanyuma i Madina yaje kubasezeraho ni mugoroba ni ibirometero 1,000 hafi kuva Madina ujya Riyadi. Ariko izo ngendo ambasaderi kuzikora icyo ni igihugu cyiza kugira ubuyobozi bwiza buha agaciro abaturage, naho umunyarwanda ari hose igihugu kikaba gihari kikamwakira. Si ibyo gusa, iyi ndege y'igihugu cyacu kugira ngo yinjire hariya hari ibyo baba bakoze.
ubushize twarabivuze tubasezeye ntawe dushaka kubitindaho, ariko icyo ni igihugu, ni indege y'igihugu cy'u Rwanda ibitwaye abanyarwanda. Nagira ngo mbabwire yuko rero dushimira imiyoborere myiza y'igihugu cyacu idaheza umuturage uwo ari we wose, tukisanga muri ibyo bikorwa remezo kandi bakanatworohereza nk'uko twabisobanuye, bakatuba hafi mu buryo twisanzura, kubaherekeza, kubakira muri serivisi zitandukanye, uko badufasha, uko batuba hafi. Inzego zose z'igihugu ziba zizi ngo abahaji n'abahajati barataha, kandi inzego zose zikatworohereza, zikaba uwo munsi zateguye neza. Twagira ngo dushimire rero ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, kwisonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uhora ushakira ibyiza abanyarwanda bose mu miyoborere ye myiza. Dusabire igihugu cyacu, ubusabe mwagisabiye Imana ibwakire, kandi dusabire igihugu cyacu muri rusange byiza, umutekano urambye, iterambere rirambye. Hanyuma dukomeze dusabire n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Hanyuma nkavuga ni abahaji n'abahajati, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wabonamo nk'amaboko, kubera yuko umuntu wese wagiye imaka aba afite ubushobozi mu rwego n'ubw'amaboko n'ibitekerezo n'umutungo, kimwe n'abandi bayisilamu twese, ariko namwe muri abo ngabo baba bari ku isonga. Rero twagira ngo tubabwire ko tubonamo nk'amaboko, nk'imbaraga. Dukomeze twese twubakire hamwe, dushyigikire umuryango wacu w'abayisilamu mu Rwanda, kandi tunakomeze gufatanya mu gutegura ibikorwa n'izindi gahunda. Reka rero dusoze ku mugaragaro iki gikorwa cyo kwakira abahaji, tubifuriza ikaze mu banyu, mu miryango yanyu, mu nshuti, twongera kubibutsa gukomeza kubungabunga hija yanyu, kandi muzazirikane igihango mugiranye n'Imana Nyagasani kuri buriya butaka, hanyuma iyi hija izabera impamvu yo gutunganira Imana no kurushaho kubabeza imbere yayo. Barakallahu fikum wa nas'alullaha an yaj'ala hajjakum hajjan mabrura wa sa'yakum sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa an yaj'ala hajjakum fi mizani hasanatikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubifurije no gusubira mu miryango yanyu, abafite urugendo imbere, bajya mu ntara n'ahandi, Imana ibagezeyo amahoro. Murakoze cyane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.